abantu nibahuguke bafata umwanya basome, kuko icyo uzashaka cyose uzagisanga kuri internet. Bizakugabanyiriza umwanya, bizakorohereza mu bintu byinshi. Ko 4G yaje ifite imbaraga cyane, byasabaga ko rero haboneka amafibre optique ashobora kugenda akwirakwiza internet mu ngo, mu biro, hehe na hehe hose mu miji. Rero izo fibre optique zirubakwa, ndetse si no mu mihanda gusa, izo fibre optique zagiye zinyura no mu nyanja, zikagenda zinyuzwa mu nyanja, mu biyaga, ku buryo ahantu hose ugiye ushobora kubona internet ya 4G ku buryo bworoshye cyane. Amarezo kugira ngo uhamagare umuntu byasabwa n'abaturage bari bazitunze icyo gihe, byasabaga ngo usange yuriye igiti. Turabasuje mwese mukomeje gukurikira PN4 Africa, turabahaye ikaze aho muherereye hirya no hino ku isi, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari muri Afrika hose. Turabizi ko baba mu bihugu bitandukanye bumva ikinyarwanda, bashaka kuba abanyarwanda cyangwa se abarundi cyangwa se abanyekongo cyangwa se abagande ndetse n'abanyatanzania. Aho uri hose wumva ikinyarwanda, ndetse n'abari hakurya y'imigabane, hakurya kuri ya migabane ya kure cyane, hakurya y'amazi, aho tuvuga ngo ni kure y'imbibi ubwo ni muri Amerika, ubwo ni mu Burayi n'ahandi hatandukanye. Imbere yacu dufite umutumirwa tugiye kuganira ku bijyanye n'amateka ya internet, ndetse kandi tunarebe n'icyo internet ivuze ku buzima bw'isi ya none muri iki gihe. Nta wundi rero ni Jean Bosco Hakizimana, akaba ari umusesenguzi, twamutumiye nk'umusesenguzi, ndetse kandi akaba n'umuhanga mu bijyanye n'imikoreshereze ya internet ndetse n'ibijyanye n'ubukungu. Mwise ko ari impuguke mu bukungu, ntago naba nibeshye. Ngira ngo rero tugiye kuganira ku bijyanye n'amateka ya internet. Ni byinshi tuza kumenya ku bijyanye na internet, yavuye yavutse ryari, muhe mwaka, ibyo byose tugiye kubiganiraho mu kanya. Ngira ngo Hakizimana Jean Bosco tumuhaye ikaze. Murakoze cyane, nitwa Hakizimana Jean Bosco, nkaba nishimiye kuba ndi umutumirwa muri kuri iyi channel yanyu ya YouTube, kandi nishimiye kuganira namwe. Murakoze. Topic y'umunsi tugiye kuganiraho ni amateka ya internet, uko yaje, nuko yagiye igenda ihinduka, nuko yagiye igenda izamuka, impinduka byagize mu buzima bw'abantu. Hanyuma tuze kuza kwibanda nanone ku kindi kintu abantu benshi bakunda kumva cyitwa ngo web. Web niki se, web yatangiye ite, web yazanye izihe mpinduka, ibyo byose turagenda tubiganiraho, ni topic y'uyu munsi. So rero reka tuganire, hanyuma tugende tubamenyesha byinshi kuri izi ngingo, turebe impinduka byazanye mu isi. Ubundi internet, Placide, turi kuganira ikintu nakubwira, internet yazanye impinduka nyinshi mu buzima bw'abantu. Kandi yaje ari ikintu abantu batari bamenyereye, batumvaga, ariko ije ihita ihindura ibintu byinshi. Abantu bamenya ko hari indi, twakwita ko ari twavuga ko ari nk'indi si nshya yari ivutse. Yego. Ubundi internet ya mbere igitangira yatangiye hagati y'1960 n'1970. Aho niho hatangiye icyo twitaga G1. G1 nibwo yatangiye, ubwo nibwo habayeho gutangira kwa internet. Icyo gihe hari abasirikari b'abanyamerika bari ku rugamba, ariko bakeneye kugenda bamenya amakuru. Icyo gihe bohereza rero icyogajuru mu kirere kugira ngo kibafashe kugenda kibafasha gutanga izo connection. Noneho bakora telefone ya mbere bakoze yitwaga Motorola, cyari iki telefone kirekire ukuntu, cyari gifite antene, ngira ngo urakizi. Ndakizi. Noneho icyo rero cyari igitelefone kirere, nicyo batangiriyeho, cyagirwaga n'abasirikari. Ariko mu gihe gitoya n'abaturage batangira gutunga za telefone. Ngira ngo abantu benshi barazizi telefone zitwaga Motorola. Telefone cyabaga kingana n'ikibando ukuntu, gifite n'icyantene. Noneho ubwo aho hari muri G1, cyangwa se nimba ndavuga 1G, uko wabyita byose ni kimwe. Noneho iho niho hatangiye icyo bitaga mobile telecommunication. Ubundi telefone zari zisanzwe zari telefone ziri fixe, birya wasangaga abantu babakire bafite mu nzu
banakaraga cya kindi bakaragaga ukuntu tarazamo n'imibare ya nuko iki rero nicyo cyatangiye icyo gihe ubwo hagati ya 1960 igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi nibwo hatangiye noneho telefone igendanwa, ari naho hari hatangiye icyo bitaga G1. Ariko iziriya telefone nazo zagiraga ibibazo byo gucikira kw'amajwi, kubera ko ikoranabuhanga icyo gihe urumva internet nibwo yari gitangiye, bijya ama connection byari bitangiye, amarezo kugira ngo uhamagare umuntu byasabwa n'abaturage bari bazitunze icyo gihe, byasabaga ngo usange yuriye igiti cyangwa se usange yavuye nka hano yagiye kuzamuka umusozi hejuru kugira ngo abone rezo, bavuga ngo bari gushaka rezo cyangwa se network. So icyo gihe rero byaragoranye cyane, ariko baza kubona ko bagomba gukora ivugurura ry'iyo internet cyangwa se y'ayo marezo, bava kuri 1G bajya kuri 2G. Bageze kuri 2G rero niburaho bisa n'ibyoroha, amajwi asa n'abasha kwihuta, ndetse icyo gihe bituma amajwi arushaho kugenda agira imbaraga, ntabashe gucikagurika. Amajwi abantu hatangira kugenda hakorwa na developer y'andi matelefone y'ubwoko bugiye butandukanye, abantu bakagenda barushaho kugenda bamenya ngo telefone umuntu yayitunga, telefone umuntu yayigendana, ibyo bigenda bibaho muri ubwo buryo. Hanyuma 2G nayo ije ntabwo yari ifite imbaraga nyinshi cyane, kuko bwari uburyo bw'amajwi gusa, ariko barareba baravuga ati nta mpamvu n'imwe, reka tuvugurure, bava kuri 2G bagera kuri 2G.7. Bageze kuri 2G rero niburaho bisa n'ibyoroha, amajwi asa n'abasha kwihuta, ndetse icyo gihe bituma amajwi arushaho kugenda agira imbaraga, ntabashe gucikagurika. Amajwi abantu hatangira kugenda hakorwa na developer y'andi matelefone y'ubwoko bugiye butandukanye, abantu bakagenda barushaho kugenda bamenya ngo telefone umuntu yayitunga, telefone umuntu yayigendana, ibyo bigenda bibaho muri ubwo buryo. Hanyuma 2G nayo ije ntabwo yari ifite imbaraga nyinshi cyane, kuko bwari uburyo bw'amajwi gusa, ariko barareba baravuga ati nta mpamvu n'imwe, reka tuvugurure, bava kuri 2G bagera kuri 2G.7. noneho aho ngaho bituma noneho abantu batangira kohererezanya SMS igira ngo murazizi, cyangwa se message, ubutumwa bugufi, abantu batangira kubwohererezanya muri icyo gihe. Ubwo icyo gihe twe tugeze kuri 2G.7. SMS ariko ni short message cyangwa ni small message? Ni short message send. Okay. Ni cyo mu magambo arambuye bivuga SMS. Message short send. Yes. So ubwo urumva aho batangiye kubona ko noneho hari ibintu bishoboka. Ngira ngo urabyibuka mu gihe cya kera, nawe urabyibuka, abantu bandikiranaga, twakoreshaga uburyo bw'iposta. Asanga umuntu ari koherereza ubutumwa undi akagura icyo bitaga tembre. Tembre rero icyo gihe umuntu yarakaguraga, ndabyibuka ndumva karaguraga amafaranga 30, hagati ya 30 na 40. Ukayishyira ku ibaruwa yawe ukayoherereza umuntu, ugasanga ya baruwa ishobora kumara amezi 3 ikiri mu nzira itaramugeraho, ku buryo ushobora no guhura na wa muntu ya baruwa itaramugeraho. So urumva byari ibihe bigoye. Noneho rero haje 2G.7 bita byoroha, abantu batangira kohererezanya na SMS, ku buryo ushobora koherereza umuntu SMS ikagenda, hanyuma ubutumwa bukamugeraho agahita abona ko umwandikiye. So ibyo rero bisa n'ibyoroheje, ndetse muri 2G.7 niho hatangiye kuvuka email. Ngira ngo abantu barabyibuka, habaho za yahoo.com, ibintu nk'ibyo ngibyo, nibwo email zatangiye. Abantu noneho uriye kugira ngo uwohereze umuntu ubutumwa bwanditse buzamara igihe, ukaba wamwoherereza email. Icyo gihe rero nabyo bigenda biba develope, bigenda bigira imbaraga, babona ko bya bintu ari byiza, noneho batangira no kujya bohererezanya amafoto. Urumva amafoto
ubutumwa, guhamagara bitangira kugenda bigira imbaraga, ariko nabyo ntibyihute ku gipimo cyari gikwiye, kuko icyo gihe wabonaga ko nabyo bigenda gakeya ugereranije n'uko abantu baba babyifuza. Ngira ngo murabizi ko iterambere abantu benshi baba bashaka ko abantu bihuta mu iterambere, abantu akantu kose ukoze gahita kanyaruka ukakagira iyo kajya, nimba n'umumotari agutwaye kuri moto wumva wahita wihuta ukagerayo. So rero icyo gihe nabyo byaragoranaga, ugasanga ubutumwa buratinda, ugasanga biragenda bigorana, ariko internet bagenda bayidevelopa bayongeramo izindi mbaraga. Nibwo bavuye kuri 2G bajya kuri 3G. 3G ngira ngo ni ejo bundi rwose muri mu 1996 gutyo, kuko 2G burya yatangiye mu 1990 nibwo 2G yari iriho, barayidevelopa barayongera bayishyira imbaraga igera kuri 2.7. Ibyo byose byabaye muri icyo gihe, ari nabwo hatangiye kuvuka buno buryo bwa internet. Noneho abantu batangira muri gutangira gukoresha udusimatifone, abantu batangira kujya bacatinga, hatangira kugenda havuka ibintu by'ama WhatsApp. Ngira ngo WhatsApp yaje muri 3G, muri 2G ntago yari iriho. Za Facebook ziraza, ama Instagram yaziramo, ahangaha muri 3G noneho hatangiye kubaho n'uburyo bwo kujya abantu baganira bakoresheje uburyo bw'amajwi n'amashusho, ku buryo ushobora gufata record cyangwa se video ukayoherereza umuntu ikamugeraho. Ndetse icyo gihe ngira ngo umuvuduko wa internet muri 3G warazamutse ugera kuri kilobit 400 ku isagonda. Cyari ikintu kidasanzwe, kuko icyo gihe niburaho ubutumwa bwasaga n'ubwihuta. Hanyuma 3G nayo babona ntifite imbaraga, barayizamura bayigeza kuri 3, hagati ya 3.5 ndetse na 3.7G, aho bisa n'ibyongereye umuvuduko. Noneho icyo gihe ibyo byari bikiri muri kilobit, byahise bijya muri megabit par seconde, kuvuga ngo imbaraga za internet zigenda ziyongera. Aha rero niho hagiye havukamo utuntu twinshi, abantu benshi barabizi, uburyo hatangiye kugenda havuka uburyo bw'amakonferensi, abantu bakaba bavugana video call, abantu bakaba bavugana mu buryo bagakora inama, amazoom meeting, mbese bigenda byidevelopa muri ubwo buryo, bigenda bigira imbaraga. Hanyuma 3G ndagerageza kubyihutisha kuko ibi ni ibintu abantu bazi. 3G yavuyeho babona nayo ifite intege nke, ngira ngo n'ubu ngo ariko muri telefone 3G hari abantu bakiyikoresha, ariko ugasanga internet yayigenda gake cyane. Abenshi baracyari kuri 3G ubundi, izi telefone zacu z'abantu basanzwe, n'abagikoresha 2G. Abakoresha udutelefone tw'amatushe ngira ngo baba bari kuri 2G n'ubundi, baba bari kuri 2G, kuko hari nka telefone z'amatushe ziba zifite Opera Mini, noneho ukagenda ukadownloadinga, nako ukafungura ibinyamakuru bitandukanye, buriya bo baba bakoresha 2G. Noneho izishobora gukoresha 3G ndetse na 4G ni izi z'ama smartphone. So rero uko bagendaga babona hari ibintu bakeneye ko byihuta, bakagenda babona hari ibintu bashaka ko bizamuka, serivisi zikihuta, ko 4G yaje ifite imbaraga cyane. Byasabaga ko rero haboneka amafibre optique ashobora kugenda akwirakwiza internet mu ngo, mu biro, hehe na hehe hose mu miji. Rero izo fibre optique zirubakwa, ndetse si no mu mihanda gusa, izo fibre optique zagiye zinyura no mu nyanja, zikagenda zinyuzwa mu nyanja, mu biyaga, ku buryo ahantu hose ugiye ushobora kubona internet ya 4G ku buryo bworoshye cyane. Rwari urugendo rukomeye cyane, ngira ngo abantu benshi barabizi, basa n'abafite imyaka yegeye hejuru, wenda atari na cyane ku bantu bafite imyaka 20 cyangwa se na 18, barabizi ko hari abantu benshi bazengurutse igihugu cyose bacukura iriya miyoboro y'amafibre optique. Hariya rero rwari urugendo rwo kugira ngo bagure internet.
hari abantu batamenyaga ibyo ari byo, bamwe bakagira ngo ni amatiyo y'amazi ariko rwari urugendo rwo gutwara interinete mu gihugu hose, byazengurutse ahantu henshi cyane iyo interinete kugira ngo ibashe gukunda. So ubu rero turi muri 4G, hari byinshi biri kuba turaza kugarukaho, hanyuma tukajya ubu hari gukora development ya 5G. 5G nayo ni internet yihuta cyane, ifite imbaraga cyane. So rero nka introduction y'urugendo rw'ikoranabuhanga cyangwa se rwa internet uko rwatangiye, ngira ngo nibyo nakubwira, nuko byaje, nuko byatangiye, hanyuma nuko byagiye bigenda bihinduranya imbaraga. Sinzi wenda nimba hari icyo udasobanukiwe wenda ukaba wabimbazaho. Wenda ikintu umuntu yahita yibaza, urumva hari n'abavuga ko 5G hari ibihugu byatangiye kuyikoresha, amakuru mfite nk'Ubushinwa no muri Amerika barayikoresha, ari ugasanga ibihugu nyine nk'ibi ngibi byo munsi y'ubutayu bwa Sahara cyangwa se ibihugu bikennye byo 5G ntabwo irahagera. Ese kuki itarahagera? Ese 5G yo yivugaho iki? Nize minduka izazana ukurikije n'ukuntu byagiye, ndetse na 6G niba hari icyo uyiziho? Okay, ubundi gira ngo 5G natwe iwacu hari abayikururaho gato bakayifata, ariko igituma iwacu 5G itaragira imbaraga ntabwo irabona ibikorwa remezo, kuko buriya 5G cyane izakorana n'amasatelite, izaba ifite imbaraga nk'uko 4G yaje igakenera amafibre optique. 5G izakorana n'amasatelite. Ikindi kintu namaze kubona nuko mu gihe kiri imbere, nk'uko mwabonye abantu bakora amafibre optique, bacukura imihanda abantu hose bashyira amafibre optique, hagiye kuzaza n'undi buryo. Hari ordinateur nto ziri gukorwa zingana n'intete y'umuceri. Iyo tuvuze intete y'umuceri, akarya kabuto k'umuceri urakabona uko kangana. Nukuvuga ngo hari ordinateur ntoya cyane zimaze gukorwa zizafasha gukwirakwiza interinete ahantu hose hashoboka. Nukuvuga ngo zigiye kugenda zitabwa nayo muri iyi mihanda, mu mirima, ahantu hose, ku buryo interinete hose izabikora ku buryo bwihuse, no mu biyaga hose izabirimo. Ahantu hose uzajya ukandagira, ufite telefone, ufite smartphone, kubera iyo interinete n'imbaraga zayo niyo 5G, hazajya bakumenyesha amakuru. Kuko nk'izo micro ordinateur bazazana cyangwa se bagiye kugenda bashyira no mu mijyi no mu mihanda, zizajya zigufasha zikontorora amaferuje. Uzajya ufite telefone yawe, smartphone nk'iyi ngiyi, nimba uri mu modoka, ya interinete ikubwire, cyangwa se telefone yawe iguhe sinyari ikubwire ngo imbere aha uyu muhanda ugiye gucamo harimo ambutiyaje nyinshi, wica muri uyu muhanda, byiza byaba byiza unyuze muri uyu, kuko imbere amakuru ahari naye, imbere aha habaye ikibazo. Izo ordinateri zizagenda zitanga interinete ku buryo bwihuse cyane. So rero na 5G impamvu hano iwacu idakora cyane cyangwa se idakurura, ni bya bibazo by'ibikorwa remezo bitari byaboneka, ariko nabyo nimimara kugenda bikemuka neza bizakunda. Nko mu Bushinwa cyangwa se muri Amerika hari imodoka zisigaye zitwara, nazo zikoresha interinete, nkeka ko ari interinete yo ku rwego rwo hejuru. Yego. Ese iby'iyi tekinoloji iri kugenda ihinduka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse no mu nganda hari amarobo ari kugenda akora asimbura abantu, icyo nakwita wenda nk'amaboko y'abantu ntabwo agikoreshwa cyane mu nganda zimwe na zimwe, aribyo twita AI cyangwa se artificial intelligence. Yes. Iby'iyi artificial intelligence byo ubivugaho iki? Ibya artificial intelligence ndaza kubikubwiraho. Mu kanya nituza kuganira ku bijyanye na web, ndaza kukwereka ahantu artificial intelligence igiye kwirukanisha abantu benshi ku kazi. Abantu benshi bagiye kuvura imirimo kubera artificial intelligence. Ngira ngo byanatangiye. Ubundi iyo urebye ukuntu iri koranabuhanga rikora, kimwe cyubakirwa mu kindi. Ngo nimba baravuga kuri 2G bagahita bajya kuri 2G.5.7, babaga bahereye kuri cya kindi. N'uyu munsi bimwe byose bigenda bitwereka ibimenyetso by'ibindi bigiye gukurikiraho. Ko ngira ngo nk'aha mu Rwanda
abantu benshi barabizi, benshi bataye akazi k'ubukomvayeri kubera ikoranabuhanga. Ejo bundi ntabwo uzatungurwa, gira ngo n'imyiteguro igihugu cyacu niyo kirebye ibintu byose tugenda imbere, kandi habaho integuza ku muntu wese urushaho kureba agashishoza, agenda abona integuza z'ibigiye kuba. Kuko ugiye ukaganiriza nk'abakozi bakora muri banki, mu gihe cyashize habayeho reforme, abakozi benshi barirukanwa igihe bacaga ibijyanye n'amafishi muri banki. Ubu nta fishi kiba muri banki, kugira ngo urabizi, nta dutabo twa banki tukibaho. Aho byari bisigariye ni muri za sako, naho bari kubikuramo kuko sako nazo bamaze kuzigira decentralize, ntabwo bikirimo. So rero n'abakozi ba banki igihe kiraje, turaza kubigarukaho nituza gusobanura ibyo bita web free. Web free izabirukana bose bazataha. Ibyo byose birahari. Uko internet igenda ikura niko izajya igenda ikuraho n'abakozi bamwe bakava mu kazi. Ni naho rero izi artificial intelligence zizakora, kandi ngira ngo murabizi n'umukuru w'igihugu cyacu akunda kubivuga, aravuga ati nihabeho uburyo bworoshya, cyangwa se igihe kirageze ko abantu bemera ko artificial intelligence ari ikintu gikwiriye gukoreshwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. So ibyo byose rero ni integuza zihari. Wenda tugarutse ku mateka ya internet, watubwiye ko yatangiye muri za 60 niba nibuka neza. Yego. Kugeza uyu munsi wa none ngira ngo internet iri gukora ibintu byinshi cyane bitangaje. Ndetse kandi bakavuga ko n'igihugu cya Amerika ariho internet yaturutse, aribyo byatumye nyine bakomeza kuba igihugu cy'igihangange ku isi kubera iyo internet. Ese uratekereza ko hari inyungu z'igihugu runaka zishobora kuboneka mu gihe internet yaba ari nyinshi cyane muri icyo gihugu? Ubundi ukurikije uko isi ihagaze none, igihugu reka twe kuvuga n'igihugu, tuvuga ubuzima bwacu busanzwe. Nawe ubwaho urabizi ko bitashoboka ko wamara umunsi wose udafunguye internet. N'iki burebaho naho isi igeze. Nuvuga ngo igihugu cyaba gifite umugisha wo kugira internet nyinshi ni ryo terambere. Kuko ibintu byose dufatiye ku buzima bwacu bwa buri munsi, no muri leta cyangwa se no mu buzima tubamo bwa buri munsi, buri kintu cyose turi gukenera internet. Ubu uri kujya kwivuza kwa muganga, wagerayo ngo systeme ntiri gukora neza. Systeme itari gukora neza ni internet. Urajya kwaka ibyangombwa muri leta, ugaca ku irembo, ni internet. Urajya turetse n'ibyo kuvuga, warumbaje ati wenda si igihugu cyaba gifite nyinshi, hari inyungu zirahari. Icyambere byoroshya uburyo bwo gutanga serivisi, byoroshya akazi kenshi cyane. No kuvuga ngo byihutisha serivisi. Nk'ubu ngubu nimba umuntu yarajyaga kuri banki gushaka y'amafaranga, akajya akirirwa atonze umurongo, ategereje, agize gute, ubu muntu wese afite telefone ye, arashobora kuyihuza na banki yiwe, akagenda agafata amafaranga, akishyura serivisi. Ubu uraba wicaye mu rugo iwawe, ugatumiza ikintu, umuntu ukamwishyura kuri telefone. Ushobora gukatishiriza umuntu tike bitagusabye kuva hano ngo ujye muri gare, ukamwishyurira. Urumva rero kuba igihugu cyagira internet egare iterambere. Ahubwo igihugu cyaba kidafite na internet, mbona ko cyaba ari nk'igihugu kiri mu mwijima. Ubu uragura umuriro wo gucana, urakoresha internet. Ni ibintu byoroshye. So byinshi byagiye byoroha rero kubera internet. Yego. Wenda internet urumva amateka yayo twayumvise, n'ibiganiro byacu bikurikira, wenda tuzagenda tunaganira tugaruka nyine ku mateka y'iterambere ry'isi yose ariko ishingiye kuri internet. Ikindi kibazo cya nyuma tunasoza, n'iki wabwira abantu nk'ijambo risoza iki kiganiro kuri internet? Ikintu nabwira abantu kuri internet, tugiye kubivuga twanavugaho byinshi kuko nta nubwo twabivuga ngo tubirangize. Ariko ikintu cya mbere nabwira abantu, nababwira ko ubu ibyo bakeneye byose ariho biri. Bwaba ubumenyi, systeme zose, ikintu cyose wakenera kirahari. Ahubwo icyo nabwira abantu nabakangurira, bakanguke bamenye ngo burya bya bintu byose turabifite. Leta yarabyoroheje, buri kimwe cyose irakitwegereza.
abantu nibahuguke bafata umwanya basome, kuko icyo uzashaka cyose uzagisanga kuri interineti. Bizakugabanyiriza umwanya, bizakorohereza mu bintu byinshi. Ndumva rero message naha abantu nibahuguke bamenye ko interineti ari bwo buzima bw'ejo hazaza. Murakoze Murakoze cyane namwe.